Yesu ashimwe bene data, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ikomeze ibiteho kandi haze kwifuza kwa buri muntu wese. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana. Tugiye gutangira dusenga, turimba indirimbo yo mu gitabo, dusome n'ijambo ry'Imana, dusoze dusenga, ibindi Imana iduhana umugisha. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimira ineza n'urukundo rwawe. Dushimye ko abanya natwe ukaturinda, n'uyu munsi ukaba waturinze, akaba nta gikuba cyacitse, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tuje imbere yawe rero, duciye bugufi kugira ngo ushyirwe hejuru, twese tuboneze rwose, twejeshe amaraso yamenye ku musaraba i Golgotha. Ukimara kutubabarira, tuguhaye karibu n'ikaze ngo nutubere umuyobozi muri byose, n'abe ari twe, ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Urakoze ko wumvishe gusenga, ubu n'iteka ryose, amen. Tugiye gukomeza turirimba indirimbo ya 19 mu ndirimbo z'agakiza. Mana turategereje kwakira uwo mwuka wawe, tumugusabye twizeye, mutwoherereze Mana, Mana yacu, Mana yacu, ohereze mwuka wawe mu mitima yacu twese, twuzurize isezerano, wongera uca n'umuriro mu mitima yacu twese, ibitagushimishije ubitwikisha umuriro, duhe imitima iboneye, tuve mu gasuzuguro, utubere umwami twese, utegeka abantu bawe, utwuzuze iminsi yose urukundo rwawe Mana, tube inzu y'Umwuka wera, ahore muri twiteka, kandi impano z'uwo mwuka uzitugabire Mwami, ndetse ukize n'abarwayi nabo bakumenye Mana, Mana yacu, Mana yacu, ohereze mwuka wawe mu mitima yacu twese, twuzurize isezerano. Tugiye gukomeza dusoma n'ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Hagayi, igice ni icya mbere kuva ku murongo wa 3 kugera ku murongo wa 8. Umutwe w'amagambo uravuga ngo abayuda bagirwa inama yo kubaka urusengero. Reka nsube mu izina rya Yesu. Maze ijambo ry'Uwiteka riza rizanywe n'umuhanuzi Hagayi riti, mbese birakwiye ko mwibera mu mazu yanyu y'ibitabashwa, narwo urusengero rukaba umusaka? Noneho rero Uwiteka Nyiringabo aravuga ati, nimwibuke ibyo mukora. Mwabibye byinshi ariko musarura bike, murarya ariko ntimuhaga, muranywa ariko ntimushira inyota, murambara ariko ntimushira imbeho.
kandi n'ukorera byinshi, n'ukorera ibihembo abibika mu ruhago rutobotse. Uwiteka Nyiringabo aravuga ati, nimwibuke ibyo mukora, nimuzamuke mujye ku misozi muzane ibiti maze mwubake urusengero, nzanezerwa narwo kandi nzahimbazwa, ni ko Uwiteka avuga. Iryo ni ijambo ry'Imana. Uyu munsi nifuje ko tuganirira rino jambo dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Hagayi. Yazanye ubuhanuzi cyangwa ijambo ry'Imana cyangwa ubutumwa, arizanira abantu Abayuda. Ijambo ry'Imana yavuga ngo, mbese ngo birakwiye ko mwibera mu mazu yanyu y'ibitabashwa, narwo urusengero rukaba umusaka. Ijambo ry'Imana uko umwuka yarinsobanuriye, nanjye ndagerageza kubabwira icyo umwuka ashaka. Ngo turi mu umwuka, yansobanuye ko turi kurimbisha umubiri, kuko ibitabashwa ijambo ry'Imana ryavuze ni imibiri yacu. Turi kurimbisha imibiri, tugashaka ko gusiga imibiri, tugashaka kugaburira imibiri, tugashaka kwambika imibiri, tugashaka ibitunga umubiri, ariko tukibagirwa iby'umwuka. Imana itugirire neza rero. None birakwiye ko dukomeza gushimisha imibiri, dukomeza gusiga imibiri, twambika imibiri, tukibagirwa imitima. Ni ukuri byaba bibabaje, ariko ni ukuri nimureke twite ku mutima cyane, kuko icyo Imana ishaka ni imitima yacu. None rero Uwiteka Nyiringabo aravuga ati, nimwibuke ibyo mukora. Ni ukuri buri wese nibuke ibyo akora. Niba uzi kuri gukora ibitari byiza ubivemo, ubireke, ubihunge, ahubwo uze usange Yesu, uze wegere Yesu, uze wakire Yesu nk'umwami n'umukiza. Kandi niba nawe uri gukora ibyiza, ongeramo imbaraga, wongere ukore neza cyane kurenzaho, uhore uhinduka mushya uko bwije n'uko bukeye. Ariko uri gukora ibibi ni ukuri nabireke, ahubwo akora ibyo Imana ishaka, kuko icyo Imana ishaka ni umutima. Ngo noneho rero Uwiteka Nyiringabo ngo aravuga ngo, nimwibuke ibyo mukora, ngo mwabibye byinshi ariko musarura bike. Ni ukuri ngo twabibye byinshi ariko dusarura bike, kubera ko turi gukora ibyo Imana idashaka, turi kugenda uko Imana idashaka, turi kwiremera ibyacu. Ariko ni ukuri nimureke dusabe Imana kugira ngo tube byinshi twongere dusarure byinshi, tube byiza byinshi dusarure byinshi. Imana nimureke tuyihamagare tubere umuyobozi, kandi dusabe Mwuka Wera nk'uko indirimbo yatubwiye. Imana nitwereze Mwuka Wera atuyobore muri uru rugendo kugira ngo tubashe gukora icyo Imana ishaka. Ngo murarya ariko ntimuhaga, ngo muranywa ariko ntimushira inyota, ngo murambara ariko ntimushira imbeho. Imana itugirire neza kandi tubabarire. Ngo turarya niduhaga, kubera yuko iyo umuntu adafite Imana muri we, ararya ntahage, yanywa ntashira inyota, ndetse ntanyurwe n'uko ari, kubera ko udafite Imana ntajya abasha kunyurwa. Ni ukuri Imana itugirire neza kandi Imana idufashe cyane. Ni ukuri umuntu udafite Imana muri we ntabwo arya ngo ahage, nta nubwo anyurwa n'uko ameze. Ariko ijambo ry'Imana dusanga muri Timoteyo wa mbere ibice 6:6 haravuga ngo, icyakora koko kubaha Imana iyo gufatanyije no kugira umutima unyuzwe, ngo kuvamo inyungu nyinshi, ngo kuko ari ntacyo twazanye mu isi kandi ntacyo tuzabasha kuyivanamo. Imana itugirire neza. Ni ukuri ntacyo twazanye mu isi, nta nicyo tuzabasha kuyivanamo. Nimureke tunyurwe n'Imana, nimureke tunyurwe no kugira Yesu mu mitima yacu, kubera ko Yesu niwe mazi amara inyota. Umuntu wese umusogongeyeho ntabwo azagira inyota ukundi, kandi Yesu niwe mutsima utera imbaraga. Umuntu wese umuriyeho ni ukuri ntazongera kugira inzara ukundi. Impamvu turya rero ntiduhage, impamvu tunywa ntidushire inyota, ni uko Yesu ntawe dufite mu mitima yacu. Kandi ni ukuri ngo twibuke ibyo dukora, nimureke tureke ibibi, ahubwo twongere twubake imitima yacu, kuko ariko ijambo ritubwira ngo kandi mukorera ibihembo, ariko
kandi n'ukorera ibihembo abika mu ruhago rutobotse. Ni ukuri kubera ko udafite Imana ibyo ukora ni impfabusa. Urakora ariko ukabona ntuzi aho bijya. Ni ukuri ukabona ntacyo bikumariye, ukabona warakoze cyane ariko wareba ugasanga nta musaruro ufite kubera ko udafite Yesu mu mutima wawe. Ni ukuri buri muntu wese uyu mugoroba ndamwingingira kugira ngo atunge Yesu mu mutima we, kugira ngo abashe kurya hage, kugira ngo abashe kunyurwa, kugira ngo abashe gukora ibyo akoze bimugirira umumaro. Ariko kuko nta Yesu, niyo mpamvu nukora akorera ibihembo ngo ashyira mu ruhago rutobotse. Imana idufashe kandi tugirire neza. Ngo Uwiteka Nyiringabo ngo aravuga ati mwibuke ibyo mukora. Umuntu wese niyongere yibuke ibyo akora. Imana iri kutubwira ngo nitwibuke ibyo dukora. Buri wese niyisuzume, niba ukora ibibi ni ukuri bivemo, va mu bibi bihunge, va mu byaha, ngwino kwa Yesu, ngwino wegere Yesu, tunga Yesu mu mutima wawe. Icyo Imana ishaka ni imitima yacu. Imana ishaka ko kubaka imitima yacu kurenza ibindi bintu byose, kubera ko ngo isi izashirana no kwifuza kwayo. Tuzakomeza tugenda dukurikira iby'isi, tureba iby'isi, ariko ni ukuri ijambo ry'Imana riratubwiye ngo muri iyi si ntacyo twazanyemo kandi nta nicyo tuzayikuramo. Imana idufashe kandi tugirire neza. Ngo nimuzamuke ngo mujye ku misozi, muzane ibiti maze mwubake urusengero. Ngo nimuzamuke mujye ku misozi. Ni ukuri buri wese naze kuri uwo musozi, ngo nimuzamuke buri wese niyihane. Icyo Imana idushakaho ni uko tuza tukihana. Buri wese niyihane, namara kwihana ubundi akore ibyo gukiranuka, ubundi akiranuke, akora ibyiza, akora imirimo myiza. Numara gukora imirimo myiza uzaba wubatse urwo rusengero rw'Imana, uzaba wubatse uwo mutima. Ngo maze ngo numara kubyubaka, ngo Imana iravuga ngo nzanezerwa ngo narwo, ngo kandi ngo nzahimbazwa ngo n'Uwiteka avuga. Imana itugirire neza. Ni ukuri buri wese niyihane, buri wese yubaka umutima we. Urwo rusengero ni umutima w'umuntu. Ubaka umutima wawe, ukora ibyiza, wihana, ukiranuka, ukora ibyo Imana ishaka, ugendera mu rukundo. Ariko ntago wakishoboza, saba Mwuka Wera nk'uko indirimbo yabivuze ngo Mana yacu ngo utwohereze Mwuka Wera. Ni ukuri Imana nikwohereze Mwuka Wera aya masaha uherereye hose. Imana nikwohereze Mwuka Wera kugira ngo ubashe gukora ibyo Imana ishaka kandi ishima, kugira ngo bakurwo rusengero ari rwo mutima wawe, ngo Imana izanezerwa ngo kandi izahimbazwa. Imana itugirire neza rero. Buri wese niyubake urwo rusengero kuko ari cyo Imana imusaba. Ni ukuri kandi Imana itugirire neza, kandi Imana iduhe imitima iboneye, ngo tuve mu gasuzuguro, ngo utubere umwami twese, utegeka abantu bawe. Imana itugirire neza. Ni ukuri Imana itubere umwami kandi itubere umuyobozi. Buri muntu wese aho aherereye ni ukuri niyongere yisubiremo. Imana iri kutugaya ko twambika imibiri, ko dusiga imibiri, ko dushaka ibitunga umubiri, ariko wa mutima ari rwo rusengero. Ntago turi gushaka ibitunga umwuka, twebwe turi kureba iby'iki gihe, nitureba iby'iherezo ryacu, nitwite ku bugingo bwacu. Imana idufashe kandi tugirire neza. Ariko buri muntu wese niyite ku bugingo bwe, buri muntu wese niyite ku iherezo rye. Numvaga ari ryo jambo nagomba kubaganiriza. Mwuka Wera nakomeza ribaganirize, kubera ko ngiyewe ntago namenya uburyo ndibabwira byimbitse, ariko Mwuka Wera ajyaza akadusobanurira. Imana itugirire neza rero. Mwami Imana, Mana ikomeye, Uruwera witwa ndiho, ntujye uhinduka. Ijambo ryawe ratubwiye ngo twibuke ibyo dukora. Ngo se birakwiye ngo ko tuba ngo mu mazi y'ibitabashwa, ngo ariko ngo urusengero rukaba umusaka? Mana tubabarire aho twatwawe n'iby'isi, tukibagirwa kubaka urusengero rwawe ariyo mitima yacu. Aho twatwaye n'ibifatika, tukibagirwa kwita ku by'ubugingo. Mana tweze utuboneze rwose mu izina rya Yesu. Mana turakwinginze, turinde gukeza abami babiri. Ijambo ryawe ryaratubwiye muri Mateyo 6:24 ngo ntawe ukeza abami babiri, ngo kubera ko umwe wamushimisha undi ukamubabaza. Mana turinde gukeza abami babiri.
duhe kwimika umwami wacu ari we Yesu Kristo mu mitima yacu, uduhe kubaka imitima yacu, uduhe gukora ibyo ushaka, kandi uduhe mwami Imana kongera kwisubiramo kugira ngo dukore ibyo ushaka kandi ushima. Dusengeye mwami abasubiye inyuma, abacitse intege, abibagiwe, abatwawe n'iby'isi, abari mu burangazi, abari mu gahuge, mwami turakwinginze kugira ngo wongere ubibutse rwose, wongere ubibutse bya bihe bya kera. Ni ukuri ijambo ryawe ryarambwiye ngo mwatangije iby'umwuka, ngo none ngo musohoresheje ngo iby'umubiri. Ni ukuri mwami tubabarire kandi nabo baha imbaraga mu izina rya Yesu. Bibutse bya bihe, bongere bagaruke imbere yawe, bace bugufi, basabe imbabazi, urababarira kubera ko uri ku ntebe y'imbabazi. Mana ndakwinginze, ohereza mwuka wera muntu wese, amugereho amuganirize, amuhe kwisubiramo kandi atubere umuyobozi, kubera ko ngo twebwe, kubera ko turarikiye iby'isi, ngo turarya ngo ntiduhage kuko tudafite Kristo mu mitima yacu, ngo tukambara ngo ntitushire imbeho, ngo twanywa ntidushire inyota. Ariko Mana turakwinginze, duhe kwimika wowe mu mitima yacu, uduhe gushaka iby'ubugingo cyane, uduhe kwita ku iherezo ryacu kurenza kwita kuri ibi by'isi, kuko ngo isi izashirana no kwifuza kwayo, ngo kandi ngo ntacyo twazanye mu isi, ngo kandi nta nicyo tuzayivanamo. Mana tugirire neza, buri wese yongere yisubiremo, uri bumva atsinzwe ace bugufi asaba imbabazi, kandi Mana mubabarire. Dusengeye abarwayi, Mana bakize, dusengeye abafite intimba n'agahinda, baha amahoro yo mu mutima. Dusengeye umurimo wawe, gabanya abarimbuka kongera bakizwa, wongere usuke ububyutse mu itorero, wongere uha abantu inzara n'inyota yo gukunda ibyawe mu izina rya Yesu Kristo. Kandi turakwinginze Mana kugira ngo utwiteho cyane, twegere kurusha imyambaro twambaye, kandi uturindire ubugingo kubera ko aribwo buzakubona. Dusengeye abafite intimba n'agahinda, nabo biteho baha amahoro yo mu mutima. Urakoze kumvishe gusenga, urakoze ko wabanye natwe, cyubahiro ni cyawe ubu n'iteka ryose. Amen.